nk'uko mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga y'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe, turi mu bikorwa byo kubaka ndetse tunavugurura ibikorwa bimwe na bimwe twasabwe kugira ngo ikibaya cy'amahoro cyongere gifungurwe. Nk'uko mubibona hanze, nimubona n'umwanya muze kuhatemberera, biremewe nta kibazo. Ibikorwa twahereyeho byo kubaka umuhanda, parikingi, ubwiherero ndetse n'uruzitiro ruri hepfo aho umuhanda ubwo uzanyura, hari aho twasenye turwigiza ruguru kugira tubone aho umuhanda unyura. Ibyo bikorwa rero ari bine, ndetse n'ibindi no gushyiraho ibigega mu kibaya kugira abazajya baza bajye babona amazi meza yo kunywa. Ibyo bikorwa byaratangiye, birarimbanije kandi bimwe biri kugera ku musozo. Turabashimira rero mwebwe muri kubidufashamo umunsi ku munsi, ku nkunga ya nkunga mutanga uko ingana kose niyo ifasha ibyo bikorwa. Nk'umuhanda nk'uko muri buze kubibona, tugeze kuri etape ya nyuma yo gushyiramo cya gitaka, sinzi nimba ariko bacyita, bita laterite. Nicyo tugezeho, bagasanzamo none umuhanda ukaba urabonetse. Batangiye rero kukimenamo icyo gitaka, hasigaje kugisanza. Ni nabyo bisigaje gukorwa kuri parikingi iri inyuma hariya impande yo kwa muganga, naho nicyo gitaka dusigaje gushyiramo. Ubwiherero bwo 60 badusabye, 20 bwo mu kibaya bwo bumeze neza, n'ubundi 40 bari kubaka impande yo kwa muganga. Ni ubwiherero 40 bari kubaka, nabwo bugeze ku gice cy'igisenge cyo gusakara. Ibyo byose rero turi kubibashimira. N'ibigega muraza kubibona mu kibaya, harimo twashyizemo ibigega bigera mu 8 byiyongera ku bindi byari bihari. Ibyo byose rero ni ibikorwa by'ikibaya kirimo gukora muri ino minsi, ariko tubifashijwemo n'amasengesho yanyu ndetse na ya nkunga yanyu mutanga, haba kuri MomoPay, haba kuri banke, rwose niyo igenda idufasha. Turabasaba rero mukomeze mudushyigikire, turabasaba mukomeze mudushyigikize isengesho no mu bushobozi uko mushobozwe, maze vuba aha umuyobozi w'ingoro yasabye abakuru ba RGB ko baza kudusura maze bakareba ibikorwa bigeze, maze byaba amahire mu kwezi gutaha n'Imana byose bitanga, badusura babona tubyujuje neza, bakaba batwemerera tukongera tugasenga. Rero tubisabirane duterana n'iyo nkunga ku bikorwa bimwe na bimwe bisigaje, nk'ibyo by'ubwiherero bumwe butararangira, icyo gitaka cya laterite hamwe na hamwe kitarajya, ndetse n'utundi twa finisage, reka nwite gutyo, tutaraboneka twose. Nk'uko umuvandimwe yababwiye, turakira iyo nkunga, haba kuri MomoPay ya yindi ya kabiri 8318, haba kuri MTN no kuri Airtel ni kode imwe. Rwose iyo nkunga yanyu izahagera, ndetse no kuri banke mwandikaho ikibaya cy'amahoro, iyo nkunga nayo izahagera. Turabashimiye rero mu izina ry'abasaserdoti bakorera ubutumwa kwa Yezu Nyirimpuhwe, tubashimira iyo nkunga mudahwema kugaragariza Yezu Nyirimpuhwe kugira ngo twiyubakire ibikorwa bye, maze ejo cyangwa ejo bundi twongere dusubire muri cya kibaya. Murabona ko iki kiliziya cyacu mu minsi mike kizagenda nacyo kiba gito. Tubisabirane rero Nyagasani abihe umugisha, maze ubwo bazadusura bazabone ko ibikorwa byacu bigenda bijya imbere, maze ubutaha tuzateranire mu kibaya cy'amahoro.